yabaye byinshi abagenzi nabo babigize mu bana nakoze ibyaha byinshi cyane Yesu ndengutse imbere yawe ngusaba imbabazi ndazura cyicaye ku ntebe y'imbabazi emane mane 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 mbabarira ovuga ati musabe ngusabye imbabazi mana mbabarira uracicaye ku ntebe y'imbabazi ndaje nkawo mwana harira wicangarazi ndaje nkawo mwana harira wicangarazi mbabarira 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 mu gitabo cy'Abaheburayo igice cy'umunani umurongo wa 12 zo duharira ibyaha ibigabitanyo byacu ubutacibukwa mana mbabarira wavuze ati nta ibyaha byatukura tukutuku amaraso y'abazovyeza jeremwe sheregi wavuze ati nta ibyaha byatukura tukutuku amaraso y'abazovyeza jeremwe sheregi usabye imbabazi mana ndihanye singisubira usabye imbabazi mana ndihanye singisubira emana ndirimbuye mana mbabarira singisubira emana mbabarira ufute izina ryanje mu gitabo cy'imanza uryandike mwambi wanje mu